ndi umuryango w'abantu 10. Kirisitu w'i Nazareti. Ahubwo ntago ari umuryango n'isoko. Yababo we. Hanyuma yo kumva iryo soko ryawe ngaho kantangire ntubaze. Igitondo ntago kimeze neza kabisa. Umuntu ukubyuka yicaye akazi karabuze. Suba abana banje koko ubu nzabatungisha iki? Abana 8 bose. Ubu nzabakoresha iki? Nta numwe uvuga ngazagira guhaha. Aba bana nta ubwenge bagira. Mutura Rwanda utuye u Rwanda meze neza muri yose. Meze utese? Meze neza nta kibazo. Bene ki sekondi umuyobozi? Nuko mbona mama mufite amatelefone kandi akomeye cyane. Ese we naje? Yewe se nayo ngiye mfite akaradiyo niko kanyene n'ifite. Okay, naga ari byo bingenza. Ndimo ndabarura nyine abantu batuye igihugu yatonye nyine umubare w'abatuye u Rwanda mu mwaka wa 2022 kugeza 2023. None se mwaba muri kubarurira iki ngo tumenye kubiteye? Okay, twebwe nago tugora abaturage bacu ni ibintu byoroshye cyane kandi nzi kuri bubitsire se bari umunyarwanda buda utujuje ibingibi basaba. Okay, nta kibazo niba bitagoranye. Nari wewe wambaza nta kibazo rwose. Uri umupapa se urubatse? Yego ndubatse. Ufite umuryango w'abantu bangahe? Mfite ndi umuryango w'abantu 10. Kirisitu w'i Nazareti. Ahubwo ntago ari umuryango n'isoko. Yababo we. Hanyuma yo kumva iryo soko ryawe ngaho kantangire ntubaze. Ese muyobozi, abantu banje mubwiye abantu 10 bonyene uri kwita isoko. Akabantu 10 waba ufite abantu 10 muri uru Rwanda ukavuga ngo ibyo ntago ari isoko ahubwo. Subiri muyobozi. Kuma mwaza mu kubarura ibintu by'isoko bizanye gute? Barura ibyo barura. Okay, reka dukomeze. Ese muri uwo muryango mbwiye hari ubana n'ubumuga? Bose ni bazima nta numwe ubana n'ubumuga. Hari amatungo soroye basi? Amatungo adafite. Usibye ko ari riherutse kubyara ejo bundi. Iryo tungo subwo ni nkirihe? Usibye ko iryo tungo kuzarifatisha bitoroshye. Ubwo si iryo tungo ni nkirihe nafatisha? Usibye ko iryo tungo mwe bose mutajya muri agaciro. Biroroka cyane. Ese iryo tungo wambwiye iryari ryo kwabi nkaka bihene akaba n'inkoko kutambwira iryari ryo ngo ndyumve. Reka nikubwira iryo tungo nawe bwawe uri umuntu mukuru ushaka kuryibwira iryo ibintu byo mu nzu gusa kurya ryo hanze rimbwira nyine. Okay, reka nikubwira ni imbere ase ko kanseri ugiye naga ryari tungo ahubwo ni inyamaswa. Bwira ndi matungo tuziraga iryo ari itungo agera kwaje inyamaswa. Reka nkubwize ukuri nari itungo nunze ni itungo ubwiye nari hakisi ibintu by'Abanyarwanda. Okay, narubwo nyine reka icyo ngiye tukica nyine dukomeze. Okay, ubwo nta matungo ufite uburiri se ubwo harimo matora? ndabufite. Matora urayifite? Matora se urayifite. Okay, ukora bakangahe ku munsi? Ni buri munsi. Okay, unywa inzoga? Unywa inzoga? Ndazinywa none se ko mva batanywa gatuko ngana gutya koko. Okay, naribi urahinga? Ndahinga cyane. Okay, tugabane cyangwa naha uhinga? Nahange. Okay, none se inzu bamo imeze neza hasi harakoteye? None se ngo hano urabona nicaye ku bitaka. Oya ariko niba nkubwiye nsubizire ko nawe kumbaza. Nta kibazo rwose njya kubadereza yanjye ni yingiye. Okay, umusarane wawe? Sarana wanjye se umeze neza naribi karahetse. Okay, naribi nyine ubwo naribi nyine wakoze kangenda ubwo nawe kandi akazi keza muyobozi. Mwiriwe. Aho neza mutura Rwanda utuye u Rwanda. Aho neza. Meze utese? Amakuru ni meza. Wagenzwa n'amakisi. Ikintu nyine kingenza ndi kubarura abatuye u Rwanda nyine ko yatubona nyine tumenye umubare w'uyu mwaka wa 2022 kugeza 2023. Okay, se ni mwebwe. Ntariba ariko wambaza nta kibazo. Okay, nyine ndaje nkubaze ntago bigoye ariko biranagoye ariko nta kibazo urabitse na ari umunyarwanda se utatse iryo bibazo koko ntawe ntago bibaho. Naho nditeguye ndagusubiza. Okay, uri umugabo urubatse kandi ubona ndi iwanjye. Okay, no muryango w'abantu bangahe? Ntago narenza 3. Wewe wanabonesha n'urubyaro. Inzu bamo ni yawe cyangwa urakodesha? Akusimuga nkanjye wana nakodesha. Akaraka inzu ni yanjye. Okay. Kuryama se uryama kuri matora? Ibyo nabyo nyiryamaho nyene.
nose iyo wiseguye wisegura imisego iyi nyine iyi misego nyine bakora nyine rwose nawe ndayiseguza. okay ukora abakangaye ku munsi ako se ibyo umuyobozi nkarabarimo ubu ni umwanda ntago ari isuku. Okay kankomeze nari bimwibarize ubwiherero bwawe rero Yesu sarani umeze neza samugabo ko baje kwitekerezaho ubwo ngubwo umeze neza nta kibazo ubwo nyine kadukomeze ndabizi ubwo nyine nta munyarwanda nawe adafite umusarane muzima nyine ugiranye n'igihe nose uroroye. Yego ndoroye inka ihene inkoko n'intama byo byose urabyujuje. reka nifitiye agahene agane nta kibazo. Okay nyine kankomeze njye kubatonye bya baha hirya tuzasubira ubwo nyine nta murakoze. Nyiro yego ure mutuye u Rwanda utuye u Rwanda Niweho neza. Hanyuma se kugenzwa n'iki ko tutabamenye? Okay ntago mwamenye ariko nyine ngende umuyobozi nshinzwe ngiye kubarura abaturage batururwa. Ese uko kwari wirukasa nayo bazo ufitanye n'abayobozi wa mugabo Oya uko nari ngiye kureba abantu kuko baravuze ngo abayobozi nibazaje kuvuza kutureba tuzababwira ibyo dushaka byose babidukemura. Okay nta kibazo ubwo nyine reka nkubaze. Okay ufite umuryango w'abantu bangahe? Njye ni wewe nyine nasi iyi nzu bamo ni yawe cyangwa ikodesha? Ngiye banaje kwirarira ahangaha gusa. Reba wowe waje kwirariramo gusa. Yanjye nyibiramo nk'umuzamu gusa. Ese ko usazi ubusa mwana kandi mbona urushaje usazi ubusa ceceka gasazira ubusanga ikege ngiye urabona nshaka ndimo se orera kumbwira ngo nasazi ubusa hanyuma niwo nshajeshe ariko ibyo mvuga ni ukuri wa muntu ndavuze ngo tucishwa ngaha bose ataza kana usanga ngira vuba nabaruye benshi ariko urabaranyemeje pe